Urubyiruko igihumbi rwa Kiliziya Gatolika rwitabiriye ihuriro ryarwo ryo ku rwego rw'igihugu riri kubera muri Diyoseze ya Kabgayi, aho riri kuganirizwa ku ruhare rufite mu kubaka Kiliziya n'igihugu muri rusange. Ni ihuriro ryatangiye kuri uyu wa kane tariki 18 rikazarangira tariki 21 Kanama umwaka wa 2022, ubwo ni ku cyumweru. Rikaba rero riri kubera mu ishuri ryitiriwe Bikira Mariya Umwamikazi riri i Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Ihuriro riteganyijwemo inyigisho zirimo guhabwa urubyiruko n'ibikorwa birimo n'imyidagaduro. Iri huriro ryateguwe kugira ngo urubyiruko rugezweho ibyiza, amizero n'ibindi Kiliziya ibifuriza, bityo rumenye ko rukwiye gukora kugira ngo ejo harwo hazabe heza. Uruhare rwabo mu kubaka Kiliziya ndetse n'igihugu. Ku wa 18 Kanama umwaka wa 2022 nibwo muri Diyoseze ya Kabgayi mu karere ka Muhanga hatangijwe ku mugaragaro forumu y'urubyiruko Gatolika mu Rwanda ku nshuro ya 19. Mu rukerera urubyiruko rwaturutse mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda rwabyukanye akanyamuneza n'ibyishimo kubw'umunsi rwari rutegereje igihe kitari gito. Uwo munsi nta wundi ni uw'itangira rya forumu y'urubyiruko ku nshuro ya 19. Mu masaha ya 2:30 nibwo urubyiruko rucumbitse mu ishuri ryitiriwe Bikira Mariya Umwamikazi rwerekeje kuri Bazilika iri i Kabgayi n'ubundi mu karere ka Muhanga. Muri ayo masaha kandi habayeho igikorwa cyo gutambagiza umusaraba wa Kristo bawerekeza kuri Bazilika ahari hagiye kubera igitambo cy'Ukarisitiya. Isaa 4 zuzuye nibwo hatangiye misa yo gutangiza ku mugaragaro ihuriro ry'urubyiruko Gatolika, aho igitambo cy'Ukarisitiya cyatuwe na Nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda. Mbere ya misa urubyiruko rwabanje gusobanurirwa birambuye ibijyanye n'insanganyamatsiko igira iti haguruka kuko nkugize umuhamya w'ibyo wabonye. Igitambo cy'Ukarisitiya rero kikaba cyitabiriwe n'abayobozi bakuru mu nzego za leta barimo Minisitiri ushinzwe urubyiruko n'umuco, Guverineri w'Intara y'Amajyepfo, Umuvunyi Mukuru ndetse n'umuyobozi w'Akarere ka Muhanga wungirije ushinzwe ubukungu. Muri icyo gitambo cy'Ukarisitiya kandi harimo abepiskopi bose baturutse muri madiyosezi yose yo mu Rwanda. Nyuma y'igitambo cy'Ukarisitiya abayobozi bagira inama urubyiruko ndetse banashimira Kiliziya Gatolika kubera umusanzu itanga mu kubaka igihugu no gufasha urubyiruko kugana inzira nziza bikabafasha gutera imbere. Tubasuhuze mwese mukomeje gukurikira Fadaramon TV Media. Muri uyu mwanya rero turi muri forumu y'urubyiruko Gatolika mu Rwanda, aho twageze ahari kubera igitambo cya misa ni muri Bazilika y'i Kabgayi. Tubibutsa yuko iyi ari forumu iri kuba ku nshuro ya 19 bitewe n'uko muri 2020 na 2021 itabaye bitewe n'impamvu zo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Muri uyu mwanya rero turi kumwe n'urubyiruko rugiye rutandukanye, bize ibintu byinshi haba mu gitambo cya misa haba no mu ntangiriro, aho batangiye babasobanurira ibijyanye n'insanganyamatsiko y'iyi forumu. Insanganyamatsiko igira iti haguruka kuko nkugize umuhamya w'ibyo wabonye. Bigiyemo byinshi. Nyuma yaho hakurikiyeho igitambo cya misa, aho igitambo cya misa cyari cyitabiriwe n'abepiskopi baturutse muri diyoseze zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda. Amazina yanjye nitwa Ndacyayisenga Leonard, nkaba naturutse muri diyoseze ya Kibungo. Arakoze cyane, yaturutse muri diyoseze ya Kibungo, akaba nawe yitabiriye iyi forumu y'urubyiruko ku nshuro ya 19.
ese iyi forumu ibaye ku nshuro ya 19 wayibonye ute? Niye shusho wabonye kuri uyu munsi wa mbere, cyane ko habereyemo ibikorwa byiza byinshi? Okay, murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ubundi nk'ubusanzwe buri gihe iyo forumu yabaye kuvuga ngo haba habariyemo ibintu bidasanzwe byinshi cyane, ariko nk'ikintu wavuga kidasanzwe ni uko twakiriye nyiricyubahiro Karidinali Antoine Kambanda, kuko urebye ubusanzwe zabaga ariko atari karidinali. Urebye iki cyose ni ikintu cya mbere kidasanzwe cyabaye kuri uyu munsi. Mwahawe inyigisho zigiye zitandukanye, mwabwiwe byinshi. Ese ni izihe nyigisho z'ingenzi wakuyemo ushobora no kuzasangiza urubyiruko rugenzi rwawe rutabashije kwitabira iyi forumu? Murakoze cyane. Ngo twakiriye impanuro zigiye zitandukanye, hari impanuro za Ombudsman w'u Rwanda, hari impanuro za nyakubahwa Bwana Minisitiri w'umuco n'urubyiruko, ariko mu by'ukuri bajya batanga impanuro zigiye zitandukanye nyinshi cyane, harimo kwirinda kwishora mu busambanyi. Yaturutse muri diyoseze ya Ruhengeri. Ese uyu munsi wawubonye ute? Ese ni izihe nyigisho z'ingenzi wakuyemo? Uyu munsi nawubonye neza. Inyigisho nakuyemo ni uko badushishikarije nk'urubyiruko kugendera hamwe tukamamaza ibyo twabonye. Urakoze cyane. Hashize imyaka igera muri 2 hafi 3 iyi forumu itaba bitewe n'impamvu zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ese kuba iyi forumu yongeye kuba ku nshuro ya 19 bikweretse iki? Ni iyihe shusho byaguhaye ku bigendanye n'ibyo uri kubona biri kubera muri forumu? Ishusho byampaye kwisanzura n'abandi, nisanze mu bandi, ndishima cyane kuba twahahuriye turi abantu benshi, byanshimishije cyane. Nkaba nsaba urundi rubyiruko ko ubutaha mu yindi forumu bazaza tugafatanya turi benshi. Murakoze. Amazina yanjye yitwa Jean Baptiste Iruta byose, aba naturutse muri paruwasi ya Rutonde, santarari Rutonde, muri zone ya Saint Michel, muri arikidiyoseze ya Kigali. Arakoze cyane kutwibwira. Uyu munsi nta gushidikanya hatangiye forumu y'urubyiruko ku nshuro ya 19. Ese uyu munsi wawubonye ute? Ni iyihe shusho wabonye kuri uyu munsi wa mbere? Murakoze. Nk'uko nabibonye kuri uyu munsi wa mbere, byanshimishije kuba nongeye kubona urubyiruko ruteranye nyuma y'igihe kigera ku myaka 2-3. Urubyiruko rwongeye kuba rutari hamwe kubera ingaruka za COVID-19 tutirangije twese tuzi yagize ingaruka ku rubyiruko muri rusange, ku bakirisitu bose hano ku isi muri rusange. Twatangiranye n'igikorwa cyo gusobanura insanganyamatsiko igira iti haguruka nk'ugize umuhamya w'ibyo wabonye. Nyuma yaho habaho igitambo cya misa, hagiye hanyuzwamo inyigisho zikomeye cyane ko hariya n'abashyitsi nyine bakomeye. Twavuga nka Minisitiri w'urubyiruko n'umuco, n'abandi benshi bagiye batanga inyigisho. Ese izo nyigisho wakuyemo ni iki bizagufasha, ndetse bizagufasha iki, ndetse ni iki uzafasha urubyiruko rutabashije kwitabira iyi forumu? Murakoze. Nkanjye uri hano uhagarariye urundi rubyiruko muri rusange rutabashije kugera hano twahaye impanuro nyinshi. Minisitiri yaduhaye impanuro, Muvunyi yaduhaye impanuro. Akenshi bose bagaruka ku kintu kimwe, bashishikariza urubyiruko kwirinda ibiyobyabwenge, ahubwo bakihatira ibintu biteza imbere urubyiruko. Bakora amaboko mu mifuka, bakore, babone amafaranga, babone ikibatunga, biteza imbere muri rusange. Reka tugushimire cyane.